amasibe yavuga ibitego kimwe murakirebera aha barabanje biragize Imana abana batoya baratujwe ibiri kwimenyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo azarinda asaza bitaragenda bitewe mwe atarayivamo rwose umwana ati imbere ya byose tugomba kwiragiza Imana aha reka rero twihorere n'ubwacu bw'umunsi abana natwe turahazi n'ubwo rero turakwiye turahazi kandi turacyari bato bakwiye kujya tuzamura imibare n'uko ari ku bana batoya niyo mpamvu bajya kwifatanya natwe nabo bambaye neza cyane kandi bakugisha rwose aha bavuye ku mirongo ine bagiye ku mirongo itatu ati twabasubije bageni bacu ndababona neza cyane neza cyane aha nanjye ndareba abandi namwe murebere cyakora abaragenda bazi abadusanga abantu ibyo turimo ariko byose bahagaze namwe murebera murabaha amashyi mubona bibashimishije ntabwo rwose tubwirinde amashyi kubera ko ndabizi ko mumurwa ndabizi ko mumurwa buryo mutegeko rw'amahema ariko muranyumva rwose ambasadazi aho bari ndabizi nabo bariteguye babe aho bajya ku murongo kugira ngo ibintu bize kugenda neza cyane hano hari umugabo rwose imbere y'abandi abayoboye neza cyane wagira abayobozi hanyuma n'undi muntu wawe aha beredi amashyi menshi ntaboneka akantu wagakora utakizi ntabwo bisohoka rwose aha kuzamura kugeza kuri 21 nabo bariteguye aho bari rwose nabo babe bitegura neza cyane basfinazi kamana wabo berekeza ku musozo kugira ngo tuze gufunguza n'ubwo umwete ati twabasuhuje muraha amashyi rwose byiza cyane baratambuka neza barabanza bagasubiza abagenzi babo kandi nabo bakabikiriza isaha n'abaguzi bose hanyuma ntabwo bari gusubiza bagenzi babo gusa ko namwe bakabasubiza bati uriya muntu ntabwo dusoje bati ntabwo dusoje rwose masada
Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Muhammad